barakujugunye ariko jye sinagutaye barakuretse njye ngukunda urukundo umuntu wumvaga hari no kunterega burya reka mbabwire tugira ikibazo gikomeye cyane hari n'igihe ugenda ubukene bukakwica ku buryo bugaragara n'inyuma yawe nabo musengana bakajya bakwishushuna cyane wakwicara ku ntebe bakisunika bakigirayo bagatangira kugakurukuro bakaguhimbira ibyaha baratwiba ukagenda wiheza umuntu yagutumira mu birori sindi buhinjire atararoga cyangwa aratwiba aramubika amashakoshi yanyu wa muntu we ndashaka kubwira ngo Yesu nawe arakuzi kandi aragukunda inka yanjye dufite amasengesho ukongera ugasenga ukongera ugasenga mufite rwose ibintu bihe bitangaje ni umurimo wo gusenga muteye bito wo kongera wo gusenga ukongera ugasenga ni ugusenga ugasenga ukongera ugasenga murimo murasengera iki ibintu byinshi urumva dufite ibihugu byo mu karere dutuyemo ka East African nk'uko muri kuvuga iby'imvura ni ugusaba Imana imvura iri mu rugero ikwiriye izuba riri mu rugero rikwiriye tukirukana amapfa tugasenga ahantu barimo gusarura Imana igatanga umwero kugira ngo tubone uko tubaho hari inkuru z'impuha z'intambara mu bihugu byinshi ku isi no gusaba Imana ko iturindira akarere k'ibiyaga bigari tubamo n'ak'iburasirazuba bwa Afurika amakuru mabi ibyo byifuzo ni byiza agaca hirya tukanasaba ko n'abantu bakizwa kuko akenshi intambara zituruka ku myuka y'abadayimoni ku bupagani ubwo rero dufite ibyifuzo binini dufata umwanya igihugu kikavuga ibyifuzo byacyo bijyanye n'umurimo w'Imana iby'ubukungu n'ibyo byose nibyo turimo dusengera yego rwose ni intego nziza kandi pe Imana ibyumve ariko Steven avuze akantu nkibazaho intambara zituruka ku bupagani tuzabikoraho topic kandi umuririmbyi w'Ikorasi yararirimbye aravuga ngo intambara zitabayeho wavuga ko warwanya uruhe rugamba Bishop rero njyari ibintu bibiri mitamenye ubundi habaho intambara z'uburyo bw'umwuka hakabaho n'intambara zo mu buzima busanzwe ubwo rero izo mu mwuka nazo turimo turazisengera mbese ubu ngubu ntibyaba ari nka bya bihe bya nyuma dusoma muri Bibiliya ngo muzumva intambara n'impuha z'intambara ibiza n'ibindi muzamenye yuko ari hafi ariko Bibiliya ikavuga ngo icyo gihe nimubona kibaye muzabura amaso murebe mu ijuru ubu rero niyo gahunda turimo niyo gahunda n'abandi bose batagera i Nyarugenge turatumira ko umunsi w'ejo kugeza kuwa gatanu ejo ni kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru dufite amasengesho turimo turasenga ibirago birashashe ni amasengesho byaba byo kwicara mu ntebe no abantu bazi basenge bazi bumve uburyo abatanzaniya basenga byaba byo kwicara mu ntebe oya n'ibirago gusenga ariko biriba mu buryo bwinshi ariko gize icyifuzo abayobozi b'amatorero n'amadini bazabikoze batarindiriye ibindi bihugu ibi ngibi by'ubumwe bw'ibindi bihugu bukigirayo noneho abo mu Rwanda gusa ariko reka mbanze ukiamuka yewe nari ndimo nibaza kera nigeze kujya muri press conference yaririmo ivuga ku bijyanye na Rwanda shima Imana rero ndababaza baza abasaza baraho nuko ko mubona muri ku kigero cyo kuba mwafatanya gushima Imana nk'abashumba bo mu Rwanda mutandukanije amatorero cyambere na mbere muri mwe harimo n'utakandagira ku ruhimbi rw'undi ntibemerana nimwemerana ubwo se muri ya mesure
none se uratari ukuvuga ngo abashumba bahuye bagaze badahuje umutima ko ikintu cya mbere gituma ibitangaza bikoreka nuko abantu bahuza umutima nibabanze babohorane damuru najya mu icaci yanjye mwakire rwose nka mwene so kandi nk'umushumba wemera nagera iwabo ntibamuhagarike bavuga bati wagiye muhanda nanjye ninza kwa damuru mbwirize banyakire wenda bamubaze bati kuki wakiriye uno muntu hari ayaba wenda adahuje bikaba wenda byaba ikibazo kereka atari gikristo ariko niba ari amatorero ya gikristo yavutse ubwa kabiri yemera Yesu ikemera ko yapfuye akazuka ikemera umwuka wera bakemera Imana data bakemera ubutatu cyane nibahuze rero kubera iki byaba ikibazo ko Muhire yagiye muri Zion akigisha kwa Gitwaza kwa Apotre ukajya kwisobanura ngo wagiye kubwiriza kwa umwuka wera manuke mwaya masenge mu izina rya Yesu haza ubumwe rwose kugira ngo tubaze gufatanya turwanye n'uwo satani njyewe rero impamvu nkubwira Muhire ngo ntabwo wenda uyu munsi turabikorera muri iyo kiyamuka ariko kiyamuka nayo hari ukuntu nyine igenda yegamira cyane ku itorero rimwe hano numvaga nkeneye ko babikora as umubiri wa Kristo mu Rwanda ukiyamuka ntabwo ni ihuriro ry'amatorero ya Gipantekote mu Rwanda mu Rwanda muri East Africa no muri Afrika yo hagati numva dufitemo South Sudan Ethiopia n'ibindi hanyuma kubera ko mu Rwanda ari Pentecost ADPR ariyo ihagarariye Pentecost Church niho baje basanganira hanyuma n'ibindi bihugu byagiye byohereza abashumba barenze umwe biteye n'amashami nka Congo hariyo Sepak none se yareka mbaze ADPR imaze kubona icyo kintu ko ariyo nyine ihagarariye ntabwo wenda ndimo ndabyibaza nihagarariye Pentecote mu Rwanda yigeze itumira amasasu na Gitwaza na Minyoni n'abandi amatorero yose yaratumiwe ayushua barahari genda hari niriwe abo bashumba barahari bashumbye amatoro bakiriwe nk'abashumba nico nukuvuga igiterane iki gitangira reka twigendere ariko uko biri amatorero yose nawe birakurenze muri ADPR amanyuma n'amatorero yose ya Pentecote yose niyo mpamvu ukiyamuka yaratumiwe nubwo yari ikwiye gufata ADPR nk'ahantu yatijwe gukorera noneho y'ubwayi ikitumirira ikafata ahantu cyangwa kubera yuko ari intoza urumva ni community of course yaba ihuza ibihugu byinshi ntibajye no bakajya muri stade bashaka bagakodesha cyangwa n'ahandi kindi cyo muri ntuza cyakira ibihumbi bingahe ariko ariko buriya rero urumva buryo ukuntu umurimo w'Imana ukorwa n'uburyo ugenda waguka ni ibitekerezo umuhanga ku isi yaravuze ngo isi igizwe n'ibintu bibiri igihe n'ibitekerezo ubu iki ni icyifuzo tugize kandi turi no gusengera kandi turi no gusaba ubumwe ntabwo ari twe twenyine muri rero ikintu bakoze kitaryoshye butabazakora niba bikora bazahamagara itangazamakuru rizabacarenginga babikore kuko itangazamakuru ndaryemera cyane bakora ibintu neza buriya bakabaye baje ibyo bibazo kera ugasanga mu miteguro bamaze gukubitana bagonganye n'ibikuta bati kuki iyo mugiye muri ADPR wenda biratuma kwa ntuza bataza kubera ko barumva ko ari bya ADPR buriya rero ikiza cy'umwuka wera kubera ko ari kumwe natwe niyo mpamvu tumye dutekereza kuri iki ubwo kajemo kari gakenewe buriya kubera ko n'ubuyobozi bwabo bwite bwa leta n'ubwitorera ADPR kugira ngo buradukurikiranye buriya mu mitegurire y'ikindi giterano ubutaha ntihakana ko bazakigaho ni nayo mpamvu nkubwira ngo uyu munsi ukiyamuka ariko ibere muri ADPR ariko ubutaha izabere restoration ubutaha ibere Zion ubutaha bigaragare ko ayo matorero yemerwa bityo bizafungurira nandi none bavuga ati burya si iby'umwuka ntabwo ari iby'idini n'iby'umwuka wenda tutavuze ngo bajye gukodesha ibisare biremereye ariko nibura bavuga ati nka buriya kubera ko yabaye hosted by wenda ADPR mu Rwanda
wenda ubona iyo babikorera nka Dove kavuga ati batiye hoteli nabo ntiyibakodeshe bakaza kuza imyanya bakicamo bagahamagara abandi bashumba ariko kuba bagiye mu rusengero hari kuntu birimita abandi bahita bumva ko ari ibyabo nyine so reka rero tugaruke twari muri special night hanyuma ukiyamuka abantu bumva rwose bakoze ku mutima bahamagara ibyangira kinguye amavuta rwose turahamagara bamenyesheje amavuta hari cyangwa nibyo twari turimo tuvuga harimo amavuta kutaje ntago natumiwe nari nzi ari bya DPR nyine urumva mbibonye ubu mbimenye ubu urumva abivuze n'abandi benshi cyane bameze nk'anjye kutagutumira oya nubwo mwari kuntumira nari kubyumva nka DPR ariko uyu munsi wa none ndabyumva hakagombye kuba ku maradiyo ya Kristo exactement birimo bivuga amajingo y'ikibyo nka life n'ahandi hose uburyo abantu bagira okay hanyuma rero ni special night nk'ibisanzwe mushumba yinjiye ukuntu kandi twamaze kwakira abandi ariko nawe turamwakiriye mu izina rya Yesu wiyumvemo ikaze kandi turamwakiriye rwose twishimiye kubana nawe amen naringize akantu gatuma nyine nkerererwa bibaho ariko nje nihuta pe oya akanyabiziga kanza wagombaga kubivuga iyo wabivuze biba byaraye uyu munsi umuco wacu wabaye wo gukerererwa nanjye nuko nawe wese wari wabivuze we ntabyo yavuze ariko ahantu yarari ntabwo byari kumukundira hari ukuntu aba ari mu kizura imbere yarari ngo mu bukwe urumva kuva ari mu bukwe nasaba nambaye gutya none se kuki utaje ariko hari ahantu uba wicaye ukahava ukabona bari buvuge ngo urabasuzuguye uwo muntu yakubikije akabando ke se wagenda ukakamuhaye reka rero noneho dutangira dusenga nakire Bishop adusengera dutangira kugira ngo dukomeze dutyo tubanze twiririmbire ngo Yesu ni we musa mbonyeho amahoro nifuza 123 mu gushimisha 123 niyo utavuga mu gushimisha turagira ngo ikindi gice kigira 123 kugira ngo ntabwo n'abadukurikiranye bafite ibitabo nibyo twamenyereye nibyo twamenyereye 123 rero mu gushimisha naho ngaho tugiye kwerekera hanyuma ni wowe musambonyemo amahoro nifuzaga najyaga nyashaka sinyabone ngasuhuza umutima iteka none ni Yesu maza wenyine ntarindi zina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we none ni Yesu maza wenyine ntarindi zina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we nifuza gukona kwinezeza nita ku mukiza wanjye nimwirengagiza namwitaho nukwamfatisha urukundo rwe none ni Yesu maza wenyine ntarindi zina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we none ni Yesu maza wenyine ntarindi zina nemera
ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. najyaga njya ku iriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi cyane, naba ngiye kunywa agakamubwo nuko nkayabura nkiheba. none ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. none ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. nuzuye agahinda n'ubwihebe, mbuze ibyo niringiraga, maze amaso yanjye arahumuka, ndamureba Yesu ndanyurwa. none ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. none ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. nifuza gukona kwinezeza, nita ku mukiza wanjye, ntimwirengagiza namwitaho, nuko amfatisha urukundo rwe. none ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Mwami Imana ishobora byose, haleluya, turagushimiye ko waduhaye Kristo, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye ko waduhaye uduhaza. haleluya, nta rindi zina twemera, ubugingo n'umunezero bibonekerwa muri we. icyubahiro n'ikibi cyawe. mwino si twifuza kuko twakwinezeza, tutita ku mukiza wacu, ariko Kristo ni wowe watwiyeretse, kuko twuzuye agahinda n'ubwihebe, tubuze ibyo twiringiraga, amaso yacu arahumuka, turakureba turanyurwa. mwami Imana ishobora byose, uyu munsi rero turi imbere yawe, turagusabye ngo wongere ukore ku maso y'abantu bawe.
bawe Humura amaso abagore y'abasore, baguteze amatwi humura amaso mwami Imana y'abagabo bicaye ku ino n'abakobwa. radiyo umucyo abakobwa abasore Humura inkumi amaso. mwami Imana amaso. abagabo bose duhumura amaso Duhumura amaso. dukore ku maso turebe tumenye dusobanukirwe tumenye uko tugenda mwami Imana ishobora byose tutagenda nk'abatagira ubwenge kandi Uwiteka udusindagize utwereke inzira kuko woweretse inzira ntayoba woweretse inzira mwami Imana ishobora byose agendera mu buntu bwawe iyo ahuye n'ibibazo mu nzira wamweretse uramutabara iyo ahuye n'ibimukanga uramwitambikira mwami Imana ishobora byose twereke inzira muri aka kanya tuje ahangaha rero ni muri wa mwanya w'ijoro ridasanzwe special night turasenze kugira ngo ubane natwe ntaba ari twebwe mwuka wera ganze icyo wagennye ko tuvuga mwami tukivuge kandi mwami kigirira abantu bose umumaro ntihagire uwumva ijambo ryawe ngo rimusiga ubusa ahubwo Uwiteka nyagora ku ngoma nk'uko wavuze ngo ijambo ryawe ntabwo rizagaruka ubusa rizakora icyo waritumye hari icyo wagambiriye uno munsi ku ino tariki turasenze kugira ngo ugisohoze mu izina rya Yesu mwami abarwayi bakire bafite intimba bahumurizwe abafite ibibazo basubize mu izina rya Yesu witamururira abantu buri muntu uko ari mwama kubone kuko uri Imana yacu kandi wumva gusenga ngatangirana natwe n'abari Steven n'abari mama Michelle n'abari Damuru n'abari nyewe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro kandi mwami nituvuga izina mwami Imana ishobora byose ijambo riva mu kanwa kacu rikanyura mu izi mikoro ziri imbere yacu mwami rigira umumaro mu izina rya Yesu muntu wese turi kumwe abari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengerazuba mwami Imana ndetse no mu mujyi wa Kigali abantu bose turi kumwe dufatanye kandi nawe utugirire neza twese kugira ngo mwami Imana turonke amashimwe aturutse kuri wowe gatangirana natwe rero kandi icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu Amen. 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 Ndabashimiye rero ko mwese mwaje kandi twiteguye kumva ikibavamo ariko twakiriye abantu bose aho bari amajyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengerazuba mu nkengero ndetse n'umujyi wa Kigali n'abatwumvira hirya y'imipaka yacu mwese turabakiriye cyane mushobora gukoresha FM ndetse n'abatwumva mukoresheje ikoranabuhanga rya Tuning Radio ndetse na Simple Radio n'ubundi buryo bwose wakoresha n'ubwo wakoresheje website yacu umucyo.radio.com aho hose aho waba wanyuze kugira ngo twumve Imana yo mu ijuru iguhana umugisha natwe twese turi kumwe. Hanyuma rero ndagira ngo n'ubundi twakirane ari ngira ngo message zari zamaze kugera hano nkeya ku bavandimwe mwiriwe Yesu nashimwe ni Elia ndabakunda mwamfasha mukansengera mfata amafaranga akambwira ngo ni nkura mu mufuka sibaza umwuka agira Imana ati nkura mu mufuka bene data dukunda twabakiriye ni Thomas ndi ikayonza ndati Yesu nashimwe ni Derine ndabakunda cyane mu ruhura imitima ya bose mfite icyifuzo mfite masenge umaze imyaka 13 atabyara arababaye cyane mu musengere ndabyizeye leta musengere izina rya Yesu izo nizo message zari zimaze kwagera ariko nanone n'uwaduhamagara nawe twamwakira muri mwanya kugira ngo dufate nka telefone zingaye nke cyane maze ubundi tubone gukomeza twanzika nk'ibisanzwe nanjye rwose ndagira ngo wa mbere ga yamaze guteza mari ku ni Thomas Tomuso Karamakazi nimero yawe mbona iherwa na Veni niyo mpamvu nkwitaba nkubwira ngo na Veni cyara 30 nimero 20 nawe genda ntukanjijishe ni Veni ntukanjijishe
Veni. Tangiye kuntobora. Uranjijishije ni veni wangu. Ni 30. Nta 20 irimo. Nta 20 irimo. Mva noneho. Twabashye mu rya Yesu. Ese iya 84 wayishyize. Zose ni zirahari. Zazikoresha. Uratwakiriye? Izina ry'awo mugabo ubyanga mu ijoro. Ngiki? Izina ry'awo mugabo mu ijoro n'abakiriye. Sawa turi kumwe cyane ubwo ugubwe neza kandi ndizera neza yuko ufashwe. Amva cyane. Yes, abane nawe urakoze cyane. Turacyabakira kuri ya nimero yacu ya 0787 10 niyo nimero twakiraniraho. Zigoko kari 30 nane iyi 7 ariko ni 30. Urakoze kudupipa. Alo. Abakiriye. Urakoze cyane ninde muri he? Mama hene kuri Rwimo. Yego mama kuri Rwimo. Alo. Alo. Yego. Neza. Uraho. Nabane namwe. Murakoze cyane ninde muri he? Banitama terimerere Kigali. Natwe turakwakiriye nawe uratwakiriye. None. Yego. Aka ko munsengera. Turaza kugusengera mu biki? Njye ndwara umutwe udakira. None so wagiye kwa muganga ho gacwawe? Yagiye kwa muganga Biranga. Yesu rero niwe muganga w'abaganga we ntabwo we byamunanira. Ntabwo byamunanira niyo mpamvu mvuze ati mumfashe dusenge niba musengera kandi wizera Imana. Sawa, ushaka no gukirira mu tuvuga ijambo. Haro. Oui, ijambo rirakiza. Uraho cyane. Hanyuma rero. Yego rero wamfura we y'igicumbi. Ntabwo twakiriye. Ahubwo. Abakiriye cyane. Yego witwa Boneri. Boneri w'igicumbi wacecetse. Bone wari umaze iminsi he? Boneri igicumbi mu murenge wa Bukure. Muri Bukure rwose wamaze iminsi ubahe? Maze ndi mu kazi namara kwa mu kazi ngombanane wandi turi mu hara. Hanyuma rero ibirenze ibyo umwami aduhana umugisha. Amen. Amen. Allo. Oui. Tijuraho. Uraho neza? Ni amahoro ninde tuvugana? Agnes. Twabakiriye. Natwe turabakiriye. Harya Agnes uri he? Ndi Kibagabaga. Kibagabaga. Nashakaga. Karame? Musengere mama areke inzoga cyane. Mu izina rya Yesu Imana imutera isesemi. Najya yumva ihumura gusa. Ajya yumva nk'umunuko aruke. Naramwinginze ngayireke arambwira Imana imukure mirari ryazo. Nyine ajye munukiraho kumuryohera. Imukure mirari ryazo zitsindwe mu izina rya Yesu. Mwakoze cyane. Yaba bibaye indwara. Yasesemuka kubera inzoga. Oya. Yumva. Aro. Yego. Turabakiriye. Yego ndindiriye. Ndirimbo muze kuyisubizaho. Ya mwari murimo kuririmba. Twongere tuyiririmbe. Turaza kuyiririmba rwose. Yego rwose. Nawe yagushimishije waririmbanye natwe? Cyane rwose. Iyi ni korari yita intwarane. Intwarane. Ako ntiturabona abandika. Aro. Oui. Yesu ashimwe cyane. Turabakiriye ni Clementine. Uko ari kurira. Clementine? Umuntu avuga ari kuri. Kuri he? Kuruyenzi. Kuruyenzi Clementine Imana iguhumugisha. Radio mu cyaro.
Alo, wi Steven niwe nte. muraho Muraho neza n'abatumirwa n'abahaye ikaze. urakoze cyane. Nitwa Jeanne d'Arc ndi i Kanombe. Yego Jeanne d'Arc i Kanombe. Ndashaka ko munsengera Imana ikamvanaho umwuka wo gukundana n'abasore twagera gupanga ubukwe bakagenda. Iyo ni inyatsi. ko nta musore wumva ngo abahuke rwose Umusore ariko koko ufite gahunda. ndagusengeye Ndaguhamagaye wa musore ufite gahunda we ngwino. nta Izina musore rya ufite Yesu. gahunda agenda Ihute dore turakohereje Va mu ku izina giti, rya Yesu. jya ku muntu. yohereje uwo iyo nkumi rwose rwose pe ariko turanyumvira koko bano basore ibintu bambereyemo koko. abasore ko Ibitangaza ko. Yego aro. hano Yego. mwiriwe neza ni niyo nsaba inosa Urahagane niyo nsa. ni ukuri ko Imana mfite icyifuzo mwansengera mfite umugore utwite yagiye kwa muganga bamubwira ko nibigera ku 10 atarabyara bazamwandikira transfer akajya kubagwa. Mwansengera rwose. Imana ifite inzira nyinshi Imana irabyumvise mu izina rya Yesu. kandi ikora ibyo ushaka. batwita ituma nabyara banabyara. Amen. Allo. Oui. Allo. Ako se nkawe. Kuntu yahamagaye kenshi se ukabyara we. Ndaronye. Ye. Radio yawe we. Wambabari. Allo. Oui. Ese ubwo bite byawe? Nabyibagiwe. Tekereza ariko. Narinde kure yayo ariko sinariyegereye. Ubu uracyayegereye. Uracyayegereye aho. Nayihunze. Ninde byabaye ninde urihe? Ni Vestine Masoro. Yego. Turabakunda cyane ni mukomere. Urakoze cyane Vestine. Fantastic. Oui. Site. Ni bya bindi kabisa ni sawa. Eh. Kutararyama iki gihe ejo si ishuri. Ngiye kuryama. Ihute ejo ni ishuri. Sawa urakoze. Ndagukunda. Nanjye cyane byatari. Sawa. Aro, telefone imwe ebyiri tugasoza. Oui. Yes, ahimbazwe. Vestine amerereye Masaka. Yego Vestine. Turakurikirana cyane ni gushyigikira Imana n'izina idakira. Imana? Imizi ngoro idakira. Igukize ingoro idakira? Igukize mu izina rya Yesu. Iyanyuma aro. Allo. Oui. Mwiriwe. Muraho. Yego. Ninde muri he? Sabrine ndi Gikondo. Sabrine Gikondo. Yego nagira ngo munsengere. Yego. Ngatwite Imana izame kubyara neza. Imana yatumye utwita Ni nayo ituma babyara. niyo izatuma ubyara neza. Kandi murakoze ndabakunda cyane. Urakoze cyane. Amen. Dusoreza aho kugira ngo tubone uburyo tuza kwinjira n'ubundi no muri kiganiro. Murakoze cyane baduhamagaye Imana bahumugisha kandi bitwijeje yuko muhari n'ubundi ati haruya ubwo ni boneri ndabakunda cyane urakoze cyane ndati hello tonto yamuretse guhamagara twasoje kwakira bahamagara twabahaye ikaze ni Diane Kicukiro turi kumwe kugeza saa 6 n'abayambiriye na rimba kumbuye urakoze cyane Diane Imana iguhe umugisha ntago turimo twakira telefone please don't call Tonto Steven na Muhire na Mama Michelle mumeze neza nabahaye ikaze ubwo n'umushyitsi bien sûr mwiriwe neza nishimwe nizo reka rero noneho tugaruke twinjira mu kiganiro nyirizina twagarutse rero ikiganiro ni special night kandi ndizera neza yuko muri amahoro hanyuma abo tutavuze niba abakecuru bacu mama b'abakecuru bacu aho bari hose turanabakumbuye ntiduheruka gusura abakecuru ntabwo duheruka gusura erega buriya hari impamvu hari ingobyi ntabwo hari neza turasenga ubu se watubwira ngo bari mu mavuta hari mu mavuta i Nyarugenge twebwe mwebwe kwizera ndabona mukwagiye oya kwizera kurahari
muragufite dufite kwizera ingobyiza Yego dufite kwizera rwose ko ingobyi iri mu bakita akagendesha kagiye rero kagira byinshi cyane bikarimita ariko nyine kubera kadahari kagiye karimita ibintu byinshi cyane kairaje bigenze neza yego irahindura ibyanze ihindura ibyanze guhinduka yanze iraje bigenze neza iraje bigenze neza iraje bigenze neza daruga iraje bigenze neza iraje bigenze neza iraje bigenze neza iraje bigenze neza iraje bigenze ihindura ibyanze guhinduka irabihinduye ibyanze guhinduka ihindura ibyanze iyo ngiye ihindura ibyanze guhinduka mu bagabo ihindura ibyanze guhinduka ihindura ibyanze mu babyeyi ihindura ibyanze guhinduka irahindura ibyanze ihindura ibyanze guhinduka ihindura ibyanze mu basore ihindura ibyanze guhinduka ihindura ibyanze mu bakobwa ihindura ibyanze guhinduka ihindura ibyanze guhinduka haleluya amen kandi irabishoboye Imana irakora irabishoboye irabishoboye ishobora guhindura n'ibyari byaranze n'ibyari byaranze yigeze kubwira umuntu umwe ngo yitwaga umusozi wari umusozi wari uri aho ngo wari umusozi ngira ngo wiyite iki imbere y'umugaragu uriya musozi nimugire ngo wari upfuye kuba uhari ngo yawubonye uwo munsi uriya musozi wari umaze igihe wari warahabaye uriya musozi ngo wari ufite no kurumbarara cyane ngo wari urumbaraye kandi burazero babeli yari yarasenze umva n'amavi yarakobotse yari yaragerageje ndetse n'abamurebaga ngira ngo bageze aho bamubaza bya bibazo ngo imana yawe irihe ngo imana yawe nawe akagira imana igiza kuvugana n'imisozi ikintu kiryoshye rero cy'imana iyo yaje ngo ivugane n'imisozi ikayibaza ngo mbese wiyite iki uko kurumbarara kwawe rero niko kwaguhaye ikuzo urizamura nawe wumva urabyimbye ega nayo yarabivuze imana ngo yimura imisozi itabimenye turashimira imana yo kandi yimura imisozi nakuyibaza ngo ivugishe yiteguze oya na negosiyasiyo ngo yimura imisozi itabimenye imisozi itanabimenye ngo ikayubikana n'uburakari imana ishimwe cyane ariko ihindura ibyanze kandi ndashima Yesu n'umusozi wari imbere ya Zerubabeli kamubwira ngo hazaba n'ikibaya bivuga ngo bizanibagira utambuka bizibagirana ku buryo nihamara kuba ikibaya ngo Zerubabeli wazatambuka anezerewe ahubwo n'abantu bazibaza umusozi wari aho wagiye kandi ni ukuri pe rero atari imana yawimuye ntawe wamwanditse yaravuze ngo kurira kwararira umuntu nijoro bugacya ugasanga imana yavuganye n'umusozi umuntu uduteze amatwi imana ivugane n'umusozi wawe ariko saa 10 twavuze ngo siko bizaba ariko rero ko numva ntangiye gufata ntawe uzakorwa n'isoni keretse abantu bavuye mu masezerano ari intama nibo bazakorwa n'isoni amen namenye ikintu kimwe ngo umukiranutsi hari ikintu kizamubeshaho hazabeshwaho no kwizera haleluya amen uko konyine noneho imana yo kabyara Yesu ubwe ngaravuga ngo nimugira kwizera ngo kungana n'akabuto ka sinapi yego ngo na no kwirwa ngo nukubwira umusozi ngo wa musozi shinguka mu nyanja ejo nafashijwe n'ijambo rivuga ngo iki riri muri Yohana 14 yego yaramfashije we maze ngira amahirwe sanga bishop nawe aririmo umva se umwuka rubu nta mwuka yagizeho gutumira abashyitsi oya sanga ninjye Uwiteka yararitse ijambo ririmo rifasha rivuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere imana nanjye munyize ayo data we sanga muzi ikintu nakuyemo nyiri uyu mushinga ibintu yabiteguye neza
uzi ko bagiye guhangayikira mu nyanja muri Yohana 21 ngire ngo bagiye kuroba bahebye batiyagiye ntibamenye ko nyiri umushinga biteguye neza azagaruka kubereka aho amasamaki ari urumva nyiri urugendo yabigenje neza byinshi tuzi ko ari umuhanga yaragarutse yarabaretse aravuga ati reka mbereke ko umushinga wanjye nawe uteguye nababwiye ko batazahagarika imitima none abantu iracyabahagaze none buriya kugira ngo bamenye ko nabitangiye kandi ari nanjye uzabira icyambere nababwiye ko badahagarika umutima giye kubategurira amazu ko bagiye gushaka ibiryo barabishaka barabihewe ngo ariko araza ata amahoro abe muri mwe cyangwa amahoro ariko atari mugira amahoro urumva uzwe niwe amahoro yongeyeho ryiza yaramaze kubabwira ngo amahoro barikanga bata amahoro yavugaga Yesu weho ntacyo uvuga ngo Yesu arakomeza arabasati arangije arababwira ati rero bana banje ese mwabonye icyo kurya hari icyo kurya hari akantu mwabonye ko mwabizi ibyuya ese hari akantu na kamwe hari umusaruro wo mu byuya byayo byaramfashije n'ubuririko ntabwo bizi mubembe ngo baherutse kumutenga uzi ukuntu ababembe biriva batenga ku bihego bakagenda babatenga ngo rimwe ahuye na Yesu ntiyamenye imbaraga Yesu afite mu butumwa bwiza bwa Yesu Matayo 8 aravuga ngo washaka wabasha kunywa wabasha harimo gushaka no kubasha Yesu akora igitangaza ngo baza kurambura ukuboko bamukoraho ngarangije ngaramubwira ngo ndabishaka kira yego ndabishaka Yesu abishaka ngo washaka kuri mugabo yarafite kwizera turashimira ko Yesu ibintu harimo bigenda neza mu muco w'abari abagabo umuntu wakoraga ku mubembe nawe yabarabaga bembye n'ubundi turashimira niyo atabirwaraga baravuga ngo yamukozeho gusa byonyine nagenda mari iminsi 7 yihumanure ahubwo se ariko Yesu ariyangaje erega muhi ndamukoraho subiza amaso inyuma ejo bundi aha muri covid bagafata Steven bati yanduye bagahita bavuga abantu bari kumwe nawe mwese ntabwo bankoragaho ntibyavugaga ko abo bari kumwe nawe bose mu kato ariko turashimira Yesu yerutse kudukoraho reba kuvuga ngo yenda muhire yanduye bakabitangaza ba mama Michelle abadamuru bakabimenya n'abantu ntawongera ariko rero ariko turashimira nyamara Yesu aba yatugendereye ariko Yesu yakoze igitanga warambura umukoraho uw'abantu bataga uw'abantu banenye uw'abantu bashyize mu kato uw'abantu baretse badashaka ko batakumva yuko atanagera no mu bana atanabaho ari inyuma Yesu warambura uko kantu karamfashije Yesu we amukoraho nimwumva kandi kantu Yesu ajyaho abandi bantu batakijya ko numva mfashije urumva nimwumva ukuntu Yesu ajya ahantu abandi bantu ajya ku muntu ubundi abantu batemera umuntu batenze wibuka ku Musamariya wa mugore se ntabwo mwibuka uziko nabigijwe bavuge bati nta soni uravugana n'uriya mu indaya butwi kabona abantu bose baramuzi bazi ko ari igicibwa mwibuka wa wundi wavutse ari impumyi afite ubumuga bwo kutabona wakwibutse uwo bafasha asambana bakamumuzanira ngo yadirinze n'abandi n'abatambyi n'abahe barangiye bamunaga hanze bamunaze hanze Yesu araza ajya kumureba haleluya basiga intama urwenda n'ikindi uyu mubembe rero ngo Yesu amaze kumukiza yahise anamubwira ati wowe uceceke ntubivuge ngo wirinde ngo ntugire ububwira ngo aho kugenda wiyere ku mutambyi uture n'ituro Mose yategetse ngo ribabere ikimenyetso aho reba rero bacecekanye igitanga yarabicecetse yahise ajya none se umuntu yaba yarasanzwe agowe ari imbohe yarapfuye urupfu yaranutse hanyuma akabona arakize nk'abantu mwe ko ngo akuzuye umutima agasesekara ku munwa
yagiye aririmba iz'amazamuka n'uwo ba Yohana na Petero bakijije uzi umuntu kuririmba ameze atyo atikoza amaboko atikoza baba we igitangaza maze na Namani nubwo yari umugabo w'ingabo z'Isiriya ntabwo yacecetse yatwaye igitaka ngo ajya yibuka aho yagiye ngaho tekereza ariko Imana ishimwe turashimira Yesu wacu turashimira Yesu ubwo no buriya na Petero na Yohana ubu kwirembo ryiza wakirije baramubwiye icecekere ariko ngo abatanga mu rusengero kandi yanyuze mu kandi karyamo yanyuze mu kandi ngo aragenda abantu bakajya bibaza ngo niwe cyangwa kandi niba hari uburyo byari bipanze reka mbabwire uzi ko Yesu afite gahunda yo kunyura ku muntu abantu basize zo abantu bagiye mu rusengero bakamusiga ku irembo cyane ariko ngo Yesu akoze igitanga ariruka winjira mu kandi karyamo babona ari guhimbaza bigenze bite bakajya bareba niwe cyangwa si batoniwe ariko siramuntu basa nawe ninde wishe gahunda ninde ubuzisha hari igihe Yesu azakora ariko Yesu arabishaka Imana ishimwe ngo ndabishaka ndumva umwuka nyongorera ambwira ngo hari umuntu waciwe kubw'impamvu runaka nyine waciwe rubanda isi yose ntago imuha agaciro nawe ubwe ageze ku rwego rwo kumva koko adakwiye agaciro ariko ndumva Imana imubwira ngo Yesu ubwe arambura ukuboko amukoraho aramubwira ati mwana wanjye barakujugunye ariko jye sinagutaye barakuretse njye ngukunda urukundo umuntu wumvaga hari no kunterega burya reka mbabwire tugira ikibazo gikomeye cyane hari n'igihe ugenda ubukene bukakwica ku buryo bugaragara n'inyuma yawe nabo musengana bakajya bakwishushuna cyane wakwicara ku ntebe bakisunika bakigirayo bagatangira bakaguhimbira ibyaha bakabaratwiba ukagenda wiheza umuntu yagutumira mu birori sindi buhinjire atararoga cyangwa aratwiba amubika amashakoshi yanyu wa muntu we ndashaka kubwira ngo Yesu nawe arakuzi kandi aragukunda kandi yasigiza ubonaho akaza kugushaka rwose yarambura ukuboko akakugukozaho akavuga ngo mwana wanjye amen uyu munsi iri joro arabishaka iri joro Yesu arabishaka iri joro Yesu aragira ngo akwambikire inkindi aho wambariye ibicoce mu izina rya Yesu Kristo arashaka guhindura amateka yawe arashaka kwicara ku byakwicariye arashaka gutsikamira ibyagutsikamiye arashaka kwicara kuri iyo ndwara yagutsikamiye imyaka n'imyaniko arashaka kwicara kuri iyo ndwara yagutesheje agaciro arabishaka ko kandi nawe urabizi urabizi mwembe yaramubwiye ati mwigisha wabishaka yego wabasha kunyiza hari aho yagiye gushakisha kugira ngo akire biranga anyura mu boroheje n'abakomeye ariko umunsi umwe amenya amakuru y'uwamukiza aravuga ngo mwigisha birashoboka uyu munsi utari muri mudu yo kunyiza ndakwinginze ariko wabishaka biranashoboka yuko atari umunsi biranashoboka batari cyo gihe ukoreraho atari umunsi ko kitari igihe cyawe cyo nubwo byari muri gahunda ngo unyure hano ariko ngize umugisha ndakubonye ndakumvise unyuze ku bagaragu bawe ndakumvise kuri aya masaha mu gihe kirekire ndakubonye numva imbere ntabwo uri bugende wabishaka ububasha buri muri wowe wabasha wowe ntiwamerera nk'abandi ntiwamera nk'abo navuganye nabo ntiwamera nk'uwo natabaje akanyihorera ntiwamera nk'abandi nashakiye ibisubizo nkabibura wabishaka wabasha kunyiza ikintu nkundiye Yesu ni mwiza ikintu nkundiye Yesu haleluya nubwo abandi batagukoraho yego nubwo batagucira akarurutse yego nubwo bakubona bagagutera umugongo nubwo abo waruzi ko bakugiriye impuhwe wakora no kuri telefone ugakanda ubahamagara bakanga kukwitaba cyangwa bakayishyira blacklist bakagukubita blacklist kugira ngo utazongera no kugira ariko Yesu ntafite isoni ntafite ipfunwe nta ryo kugukoraho ikiganza cye kigukora ukuri kose icyakoze ku mubembe cyagukoraho babateraga n'amabuye babataga nyuma y'umurwa kugira
kugira ngo bapfireyo. buriya nuko abantu batagiye bahishurirwa ababembe ubundi Uwiteka yari yarabavuzeho yarazi ko azabatangira Yesu. Yego. Kuko ababembe ari bo batumye abantu babona ibyo kurya kandi inzara yari yarabaye. Samariya karabaye ngo byaranze n'ubundi ababembe ngo baravuga ati n'ubundi ngo bari barabashugunye bari inyuma y'umurwa ntibakandagizaga ibirenge mu murwa ngo ariko ababembe buriya hara ni ikimenyetso ko Yesu yari kuza ababembe akazabagirira neza kuko nabo batumye abisamariya barya. Rero Yesu aracyakora. Munyemerere uyu munsi twinjire muri topiki yacu dusome umurongo twateguye gusoma nawo ntabwo twigeze tujya hirya yawo ahubwo naho ngo twerekera uyu munsi rwose turi kuri Yesu cyane ndetse turerekera mu butumwa bwiza bwa Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Matayo uko bwanditswe na Matayo nyine igice cya 28 n'igice cya nyuma ku murongo umwe wa 2 gusa. Dusome mu izina rya Yesu agira hati habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'Umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Imana idufashe cyane. Amen. Dusubiremo mu izina rya Yesu habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'Umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Imana idufashe cyane. Abirindura igitare arangije anakicaraho. Marayika araza aramanuka abirindura igitare akicaraho. Amaze kukibirindura ahantu tuhagende gake akicaraho. Marayika w'Uwiteka marayika w'Umwami Imana Umwami Imana ariyizi aramanuka kwanza atumwe amwijuru yaramanuka yari intumwe ikomeye araza ahabwa imbaraga zibirindura igitare ahabwa izindi zikicaraho. Twibuke ko iki gitare twibutse ko iki gitare ngo cyari cyarahomeshejwe ubushishi. Mbese nk'uyu munsi ni nk'uwafata se nka za koro speciale ntazi ubwoko bwazo bya godoro na bya koro speciale bimwe mbese byabikora bimwe gira kujya kubikuraho keretse bigahwana inka bya godoro se burgira fatara arakibirindura ntuhamene nimugoroba nibyo bimeze nk'uko bya godoro rumva ni ibikoro speciale y'amataje byenda kumeruka urumva. Noneho rero ngo nibyo byari bigize icyo nibyo byari byadoze cya gitare ni nk'uwakiraho na sudire ni nk'uwasudira rwose. noneho cya gitare ariko kivaho kiri marayika arakibirindura yaraje akubita ya sudire nta nubwo yari afite imbaraga y'ubushishi yarabanje ayimenagura yayirebye iramenagurika niba yarafatije amaboko niba ari ipiki yazanye ntabwo yigeze amenagura yarabirinduye ntabwo nsomye ko yahona kuko uriya muntu nsomye ko yamenagura kuko uriya muntu wibuke ko iriya mva yari yarakorogoshwe mu rutare yari yari imeze nk'iyanatiwe dore ukuntu ibintu bimeze kubirindura ni ikintu bateretse ahantu twebwe ikintu tumenya ntabwo yazanye abakarani ntabwo yazanye abazamufasha kugira yamanutse wenyine arangije araza warabirindura arabanza ikintu kibanze yabanje mwibuke ko byari hobesheje ubushishi arabanja yasudire yakoye ntabwo yakuyeho oya sudire byarajyanye se iyo sudire nimba bakorogoshoye ubw'abantu ariko imbaraga za marayika uvuye mu ijuru ntizikangwa na sudire iriho arabirindura yabitanariho akabirindura we gahunda ni ukubirindura ntabwo hariho sudire arabirindura bikemera yaba itariho arabirindura bikemera noneho amaze kubirindura arangije anicaraho amaze kubirindura agira ate akicaraho umuntu yari yambwiye ngo Imana iyo yagukinguriye urugira rujyana kugira ngo hatazagira uruterura akarusubiza yanakinga irazi karumfatanisha oya ntago ari ugutwara urufunguzo ni ukuzigaterekamo ntawe n'umwe Imana iyo byagize ntawe unyeganyeza ariko yohereje ariko mubanze mwumve icyambere ni ukuza yego ahubwo ariko kuza amanuka
icyambere nyine araje kumanuka no kuza sava araje arangije arahageze asanze igitare kiriho urabyumva igitare arangije aracyitegereza abona kirahomye aravuga ati iki gitare nta muntu ndi buhamagare ngo azagihonde icyo nzi cyo njye nahageze arangije aravuga ati wa gitare we kubirindura ni akantu koroshye ubwo nyine nta nubwo buremere bw'igitare yabubonye uzi ko bitwara amasogonda uzi ko ikintu natekereje kino gitare ntabwo twinjira uko cyagiyeho kijyaho cyashyizweho n'abanyembaraga impamvu bahuje amaboko kandi bafite intego ariko mubanze mwumve iki gitare bari bagishyizeho ku mpamvu ikomeye yo kuvuga ngo barinze uwo bashyizemo imbere kugira ngo atavamo uyu n'abarinzi bari bahari uri kurumva ngende kuvuga uko bagihomye yewe bashyirishijeho imbaraga zikomeye ariko marayika ahageze niba cyarashyizweho n'abantu 10 marayika yaje wenyine arabirindura arangije ahageze agira ate araza ahageze akihageragira ati wagitare wenda kubirinduye kandi ubwo amaze kukubirindura ndanakwicaraho kucyicaraho ni icyerekana ko atatinya bagishyizeho kugira ahubwo ni nko gutesha agaciro n'ububasha cyari gifite abagishyizeho gutesha agaciro nubwo bagishyizeho bagashyiraho n'abo barinzi baraho barinze ariko ubirinduye igitara afite imbaraga buriya marayika icyo yashatse kuvuga yashatse kubabwira ngo hari imbaraga ziri hejuru y'izanyu y'izanyu mwarakoze gukora ibi nawe araza akora ibindi kandi ngo akicaraho kuko iyo aba afite andi makenga ariko ukibirindura atagira n'umuntu uza agasanga acyicayeho nanone yacyamburaga ububasha yacyambuye urumva yeretse ba bantu ko ububasha bwabo nta buriho urumva noneho yashakaga ikirero kucyicaraho yagira ngo bataza kubeshya urumva bati kiriho no kuvuga bati abagihonze ninjoro bashoboraga kuvuga ati baje abantu barahonda abo bajura baducitse bahonze igitare barakibirindura bagikuraho twagishyize agati reka nicare mba umugabo wo guhamya ko cyane bari no kuvuga bati wari urimo yenda yagiye ariko tugisubireho twongere duhome tubeshye ko akirimo Imana ishimwe cyane ahubwo n'ikindi kintu ntekereza urumva marayika bumvise ikiriri bikubita hasi bagwa igihumure marayika yagira ngo baze gukanguka kiraho bamubone ko akicayeho kugira ngo bariruka nabajije Bibiliya ahantu hose marayika yajyaga kwari ukugira ngo yerekane imbaraga za nyuma ziri hejuru y'izindi nabajije Bibiliya mu gice cyaho cya kabiri cya Matayo kuvuka kwa Yesu uzi ko Herode ngo ayo makuru yayamenye yarangiza ngo agashaka abanyabwenge akababwira ati mwebwe nimugende mujyane ingemu ngishangi n'ibyome mujye kunshakira iki amakuru marayika ngo yaramanutse abasangayo abanyabwenge ahita babwira tumva rero kuza ko mwaje ariko gusubirayo ningiye ubereka inzira muri bucemo ningiye ubereka inzira Herode ngo arategereza abantu bazagaruka ko abantu bazagira iki bazagaruka uzi ko marayika yigeze amanuka agasanga umuhungu ari gusekura ingano yego we witwa Gideyoni ngo hari ubwoko ngo bwari bwarasuzuguye Abisirayeli ngo akamubwira ngo wowe ngo niyo mbonye ngo uzakiza ubwoko bw'Imana ngo atangira kurekaramo yewe umuntu uduteze amata Imana igiye kohereza marayika niwe uzaza gusoza urugamba maze warwanye rukananirana ngo bahoma imva n'ubushishi n'igitare bashyiraho baragati twe birarangiye murinde maze turebe ibyo Imana yavuze uzi ko iki gitare batagishyira ahantu hatari ibintu Imana yavuze nyine aho Imana yavuze numva ngo ikintu Imana yavuze abantu kugira ngo bakirwanye kugeza ku rwego bemeza abantu ko kitazashoboka bakoresha igitare igitare bakoresha igitare n'ubushishi
bashyiraho n'abarinzi barayatumva ibyo mwavuze n'ibyo mwumvise ntibizagerwaho. Aleluya. Amina. Marayika wo mu ijuru niwe wenyine, Marayika w'umwami Imana iramutuma ati wowe genda Ibirindure. ariko iki gitare urumva nacyo bari baragiteguye mu gihe kirekire, bari barakizeho n'imbaraga zikiza. Turashimira Marayika. Amina. Marayika ngo araza abanyuraho ntiyabavugisha, arakibirandura anakicara, amaze no kukibirindura akicaraho aravuga ngo hatagira uwo gisubiza, atagira ubyiyitirira, hatagira uvuga ngo nubwo kiri hariya nitwe twashatse kugikuraho, twagize impuhwe. igitangaza cyabaye nuko nabo babimenye, abazamu ngo barabimenye, barazinduka ababyeyi baraza ati yemwe nimwirirwe muza gushakira umuzima wapfuye, haje izindi mbaraga tutamenye, rwose tiranarangaye. Marayika umva ikintu Marayika umva ikintu nkundira Marayika, iyo amaze kubirindura igitare yicaye aho ngaho, icyambere hari abantu bari bakeneye amakuru meza bitewe n'umubabaro bari bafite muri bo. Marayika yagombaga kuguma kuri cya gitare kugira ngo na bano bantu bataza kubwirwa amakuru atariyo, bakongera bagasubiraho bihebye cyane. Yagombaga rero kuhicara, akaba ari we witangira amakuru y'imvaho. Marayika iyo yaje amakuru atangwa neza, ntawe uyafiritira. Marayika rero Marayika yaraje kwa Manowa, ngo ageze yasanga umudamu wa Manowa ari guhinga, amubwira ibintu bizamubaho. Umugore abibwiye Manowa aramubwira ati wihangane, wa muntu Imana yagutumyeho nanjye azagaruka yibwirira. Marayika iyo yaje atanga amakuru yizeye, siko Marayika ajya agaruka, aragaruka. buriya ubu mu bantu baduteze amatwi hari abantu Imana yavuganiye nabo muri rusange, ibasezeranya ibintu, ariko habaho gukorogoshora kwimva, baragenda barafunga abantu babarira hehe inyuma. Turimo turatangaza amakuru avuga ko yewe muntu duteze amatwi, ijuru rifite gahunda yo kohereza Marayika, kandi kizaba kimuzanye nuko birandura igitare, yarangiza akakicaraho. Bega igitanga abavuga ngo ntibuzataha, abavuga ngo ntuzabaho ukabaho, abavuga ngo ntuzabyara ukabyara, bahari urugo ntiruzarama. Marayika akicaye, bakicaye bakavuga ngo azabaho ati siko abasekirite bahari, abavuga ngo ntibuzacye, abazamu barinze igitaruzi ukuntu bahari, barahari, kandi hari abantu barinze bari kuvuga bati turebe bizagenda bita amaherezo ye n'ayanyu, kandi bakanabivuga ubyuba abasekirite ngo bari bahari banasimbura, buri hari n'abakumanywa n'abandi nijoro, n'abasekirite ba hano basimburana ni amashifu. Umuntu uzi ko ari igihe ugira shifu z'abantu bakurinda bakajya bagati barabyumvise, ariko ni muturebere, hakaza ababivuga, igihe kimwe cyashira hakaza abandi, ariko mu ijuru hariyo gahunda yo kohereza Marayika, kandi twatangiye tuvuga ngo wabishaka wabasha kunkiza. Ijuru rifite gahunda rero. Ikindi twarebye yiyumvamo kuca Samariya, babyiyumvamo. Yesu areba ibintu byose akabigenza neza, ngo yiyumvamo guca Samariya, yiyumvemo. Hari ibintu ari kwiyumvamo, yiyumvemo. Ni nayo ni ku mupfakazi wasigaranye akana ngo nako kapfuye, baravuga ati ngerekanye uri mu murwa ndebe. Uwo mubyeyi ngo Yesu aramureba, asanga yakenyeye imikenyero nk'iy'abandi, afite abantu ari kurira kimwe nabo, ariko ngo amugera imbere aramubwira ati wirira kibo wirira. Haravuga ati ariko Yesu urambuza kurira kandi hari ikirimo, haravuga ati ngewe kukubwira ngo wirira, ndashimira Yesu
kubundi imbaraga amaboko y'Imana aba mu magambo yayo akantu wakumvise cyane rwose amaboko y'Imana aba mu kanwa kayo aba mu byivuga yaravuga ati wirira urambuza kurira gute ikiriba kira avuga ati ceceka ibyo nama kuri urambuza kurira gute ibindi bihari imbere bahita babwira ati mushyire hasi yego abikora babwira ati nimushyire hasi yego abwira kana ati muhungu byuka igitare arakibiranira akicara kandi abasekirite bahari abirindura urupfu ararwina kandi abasekirite ararwicarira abasekirite bahari abahetse bari bahari bari b'abasekirite bavuga bati abandi barinze tureka turebe ukuntu ari bugende ko biri bumugendekere igitare ngo barakibiranduye akicaraho aramubwira ati gahungu ndagutegetse byuka basubirana na nyina ngo arakomeza arasimbuka arigendera siko se yagize gutya kongera akanyura siko yangize gutya kongera akanyurana hariya kuri cya kidendezi aho yarahamaze imyaka 38 ngo ategereje gusa ko amazi yihinduriza kuko muri rutine niko byari bimeze niko abantu bari bamenyereye ntago bari bazi yuko hari ubundi buryo bwashobora gukiramo bari bamenyereye gusa ko marayika amazi yihinduriza hanyuma anamubaza ati ese urashaka gukira ati reka da iyo amazi yihinduriza urambona njyewe nawe urandeba ukomeza imyaka 38 yose urambona iyo amazi yihindurije amakuru nyamenya igihe njya kwambaraye yambonye harukize ariko ngiye bira bintu ukuntu nabyumviye buriya mu nzira zimenyerewe n'izitamenyerewe Yesu arakora cyane siko nasanze iri ari system Yesu yarakizeho yo gukiza abantu yego rwose yari Yesu abantu bo bamenya kwikora barangije bazana ibitugu n'imbaraga ufite ngo marayika ngo bagahagarara ari benshi ko amazi yakwihinduriza umuntu agashyiramo ugwe yego wa wundi ngo abura abantu bamushyiraho hari ashobora ko haratanzwe ruswa nyinshi mwogacwamo yabura yababa we ibintu zikuntu bikaze umuririmbyi waririmbye ngo inzira z'Imana zirenga ibihumbi izigiye kunyuzamo igisubizo cyawe amen ntabwo igisubizo cyushize Yesu ngo asura system yego ageze ngo arahagarara areba asanga abantu ntibakiri ku murongo hagenda hanyuraho ufite abantu bamuterura ahubwo abagatuza ubu nibo bakira ngo nibo bakira Yesu ngo arebyemo abona umuntu ufite ibibazo kuruta abandi aramaze ati sewe bite rero mwigisha ndeka amazi yihinduriza ndeba najya guhaguruka abagatuza neza bakantangamo Yesu tise icyo ni kibazo urashaka iki arambwira atarega amazi imyaka 38 yose Yesu aramaze urashaka icyo ariko se ikibazo ari abantu bafite ikibazo bataramenya icyo bashaka nuri kuvugana nabo haleluya amina naza ati wowe urashaka iki kayamubwira ati mwigisha amazi igihe kirekire isi kibazo ni iki urashaka gukira waje hano gukora ko ni ingumi ise wowe urashaka iki maze imyaka myinshi hano urashaka iki wese aramureba wabona ko yacanganye ikiwe aragiye ibibazo bicanganyikije kandi ari avuga atari urabizi system ya Yesu nitaye ko ari ku isabato ikorera uburi bwawe wese aramubwira ati genda none icyansekeje uko babazamu bahoraho bakubintu ufite ibibazo byanakemuka bakagukurikirana cyane ikibazo kimaze gukemuka bamutegera mu muhanda tibite kiko wikoreye ku isabato zagenze arababwira ati wanyijisha tuwanyijije yambwiye ngo nikorere haleluya tuwanyijije haleluya Imana ishimwe tuwanyijije mucungu wanyijije niwumbwiye ngo ngira iki genda abazamu baba bashaka abazamu ntibaba bashaka ko dukira uya ufite nibibazo barahari n'ibinakemukura barahari byakemutse ntibahabura bitanakemutse bitari byanakemuka ariko nimutekereze umuntu amaze imyaka 38 arahagurutse aragiye ku ntibanejejwe nuko avanwaho aho hantu iyo myaka mbese ntago bari bababajwe nuko iyo myaka 38 imaze aho ngaho ariko igitara cyari cyabirindutse yakicaye ujuti nakazi kabari no kwisaba tukanagiye ko mukora imirimo yanyu babonye ibirego
kandi Yesu yakoze ariko muntu duteze amatwi nimureke mbabwire turaguhumurije na nyuma y'igisubizo intambara zizaza ariko uzavuga uwo ariko muzi ko Yesu ibintu byose yabiteguye neza yikojeje kwa Yayiro aragiye agakobwa bati zuka agakobwa arakazuye abantu ngo bari barize imyiru koshori yabamereye nabi aze gukira ati ntago ari ugukiza ati ntago ari ugukiza ubundi yari muzima yaragize ati yari muzima kandi barize abantu yabashizemo bati buririrwa uvuga iki kwa kana kapfuye arabararira ati mwigireho nk'embereka aragahamagaye ati gakobwa byuka tarisa kuma gakobwa kumvira ijambo kuko ijambo rye ni ryo kuri kamaze kumvira ijambo karabyuka karicara kamaze kwicara ngo abaturage barahaguruka baravuga bati gitare se cyabirinduwe ry'abantu marayika hatinda ndashaka kubabwira impamvu atahatinze bakongera bakabisubiza uko byari bakajya bavuga ati nta byabayeho bakavuga ibindi noneho ngo Yesu aravuga ati ariko noneho abantu bazi ko inzira zanjye buriya hari abantu tutuwe tuzi inzira muhira nyuramo tutuwe tuzi inzira n'imyenda ashobora kubazana tuyizi ariko Yesu hari inzira acamo zitamenyerewe aravuga ati noneho nimuhumure hazapfundi hazapfundi kugira ngo mbereke amaboko yawe mbacecekeshe imbaraga ndacyazifite ngo baramubwira bati ariko ukunda yararembye narembe nyine azanapfe nzagereyo ariko babongere babone yuko nazuye utashyushye aravuga ati rero ningeho ku munsi wa kabiri n'ubundi bazavuga ko ari bimwe byanjye ningeho ku munsi wa gatatu bamushyira mu gituro n'ubundi bazavuga ko ari bimwe byanjye ngo barangije aravuga ati yatinze mureka dushyingure no ku kiriyo ntiyigeze ahaza ariko za nzira za Yesu zitandukanye n'iz'abantu warangije ku munsi wa kane barihanaguye ababasura baragiye baravuga ati ngiye kubereka yuko nzi kubirindura igitare n'ibyaboze nkabizura aragenda kwa Mariya na Marita kwa Lazaro Mariya na Marita ngo aragenda ngo bagezeyo ngo ageze aragenda arabwira ati mwebwe batangira kumubwira uko byagenze ati ntimumbwire amagambo bundi icyo nkundira Yesu nturinda urondogora iyo yaje gukora oya ngo yarababwiye ijambo uyu munsi ni mwizera murabona ubwiza bw'Imana iyo yaje gukora nturondogora kandi urumva iryo jambo yabanje kubivuga mbere ati murabona ubwiza bw'Imana arangije ngo arababwira ngo nimuhunyereka aho mwamushyize ariko Steve bari batangira gushyiraho ibintu urumva batangira urumva yababwiye byinshi cyane mbere bo baramurondogoreye baraza buri yuhaba iyo uba waraje na mbere hose Marita yabwiye Yesu ngo databuja ngo yaba bari hano ntabwo musaza wacu ntaba yarapfuye bivuga iki Yesu iyo yaje urusaku rw'ibyo tumubwira ntabyo wazanwa no gukora ikimuzanye yazanwa no gukora ikimuzanye ngo ahageze ngo arababwira ati nimuze tujye kureba aho mwamushyize bati nyabureka Yesu wijyayo wijyaranuka urajyayo koko byarangiye umunsi wa kane aranuka ariko Marita we muri 11 Yohana 4:21 na 2 yaravuze ngo kandi ngo nubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose hari yaramaze kwizera yaramaze kuvuga ati sinakubwiye Imana izabiguha erega buriya hari ikintu ngo nzi ko musaza wanjye nzamubona ngo ku munsi w'imperuka hari ikintu ngenda nabonye iyo hakiriho igitare abantu twebwe abantu tuba twifatanyije nuri munsi y'urutare tuba twahwanye na kuri mumva we ntawe ariko twebwe abareba igitare tuba tubona ko bidashoboka ariko marayika yamanutse amen niwe ubihindura bigashoboka erega ubundi igitangaza ni ikintu kirenze ubwenge bw'abantu hano hari uwanditse ngo twamubujije kuryama kandi afite ibitotsi ngo biremereye ngo ntegereje marayika
ngo wabona mutumye aza yiruka ntamutegereza ze marayika w'Imana namurindire marayika w'Imana abantu nibongere babone marayika Yesu yongera yiyumvemo abagereho yongera abishaka nicyo cyatumye turirimba cyatumye turirimba ngo nuzuye agahinda n'ubwihebe mbuze ibyo niringira maze amaso yanjye ariko amaso ahumutse mureba Yesu ndanyurwa Imana ishimwe ngo none ni Yesu umaza wenyine nta rindi zina nemera ubugingo n'umunezero bibonekera muri reba Hagari mu butayu yego arindiriye ko umuhungu wapfa ntabwo ariko kandi nawe avuga ati napfa ndakurikira ubutayu ko nawe yaraburiye impamba yari yarangiye ariko ryajwe Damuri yavugaga ijambo Damuri yavugaga rigera kuri Hagari riramubwira riturarizwa n'iki kandi igitare gihari yego kucyurira kubera igitare yego kandi hari n'ukibirindura hari ushaka kukibirindura akakicaraho aya Imana ishimwe erega wavuze bihangayikishije abantu ni systeme Imana yashyize yo gukirizaho abantu yitambitsemo abantu yitambitsemo abantu kugira ngo uyu muntu ajye mwumva Imana yo yari yaravuze ariko abantu barwanya umugambi w'Imana mu kuwurwanya bawurwanyisha imbaraga nyinshi bakorogoshora igitare bashaka n'iki gitare bashaka n'umushishi baravuga ati turabihomye ntibizaba turagira ngo duhumurize umuntu wavuganye n'Imana ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora Yesu kandi reka nkubwire nubwo nta hantu haba hagaragara inzira nawe nubwo wabureba ukavuga ngo Yesu sinakurenganya rwose wakoze nakubabariye narakubabara abantu bajye bababara hari abantu bababara waravuze warakoze imyaka ibaye myinshi mbabwira akaririmbo tugiye kubaririmbira nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura ukuboko k'Uwiteka guhora kubayishaka bose ngo ibagirire neza nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura ijambo ry'Imana yabavuga neza 42 avuga ngo nzi yuko ushobora byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe wose rero kubera ko ariko reka mbabwire buri igitare regajya kibirandura 12 mu byakozwe n'intumwa uzi ko Herode yishe Yakobo wabonye ko anejeje abantu ngashaka no kwiyongeza Petero ngiryo joro natwe tubaye saa 5 n'iki na 50 iryo joro tuvuge ngiri joro nawe ahantu urivuga ngo iri joro ngo marayika w'Imana araza haleluya ngo musanga ahantu afungira hari iminyururu imuboshya amaboko n'amaguru hari n'abarinzi 10 n'abangahe ngo nabo bamuzengurutse marayika ngo ahageze umucyuraza twohereje umucyo mu rugo iwawe mu izina rya Yesu mukoga umucyo ugusanga aho uryamye umucyo w'Imana ugusanga ngo marayika ngo araza umucyuraza ngo barinzi ngo barasinzira umucyo ugira ibintu usinziriza cyane uziko birayambwiye ngo amagare n'amafarasi byasinziriye byatumye amagare n'amafarashi bya Farawo bisinzira kugira iki wibukana marayika amanuka hariya ku gitare yakibirinduye basinziriye bari basinziriye baguye igihumure ntabwo ari ugusinzira baguye igihumure kubera umucyo w'Imana ntabwo dukwana n'ibintu bibi ariko marayika kandi bararebye bene uziko marayika agira telekomande neza cyane marayika ngo yageze muri gereza Petero arimo n'inzugi zirabimenya ngo zigenda zikingura iminyururu nayo irabimenya iminyururu ngo iradohoka yari imuboshye iragwa
ngo amukoma mu mbavu Marayika nyamara Marayika akore ku bantu Marayika w'Imana umuco w'Imana umugenda imbere ukagenda ugira ibyo ukesha ugenda ukata mu muhanda ukata imigozi baboshye abantu kuri yo batambuka bagenda Imana yohereje Marayika pate zitamba Imana yohereje Marayika araza Abisiraheli babwita mwebwe muhaguruke mugende gusa ngo ibahereza Marayika ageze ku nyanja nijoro akababera itara yego urumva nijoro agahita acana amashanyarazi bakagenda ngo yabana babisha babagezeho akazana ubwira kabiri ngo agahindura ukuboko kw'ibumoso ngo babandi ikabashyira ngo babandi ngo bikababera umwijima agahita agira gute agenda hakaba umwijima Marayika gusa Marayika nijoro yabaga itara wabyumvishe Marayika ni mukumanywa akaza akababera inkingi nziza bose y'igicu bakagenda mu mahumbezi ariko ngo yagera kubabisha Marayika agahita yihinduriza agahita akababera umwijima neza rero Petero Imana imufungura Marayika kwera ko wari Petero ufungiye ahantu ari Petero uri ahantu ufungiye Marayika ngo amugezeyo ngo amukoma mu mbavu aramubwira ati kanguka we amuka ngo yagize ngo ari no mu nzozi ngo kanguka aramubwira ati murikira kenyera inkweto ngitera umukenyero umukandara ngo hagurwa ngo tugende ngo arindagera hanze bameze nk'inzozi Imana itabara abantu babisobanukirwe mu kanya babisobanukirwe bamaze kubivamo babimenye neza bamaze kubivamo abantu bagendaga hatabona Marayika ibyabirukankanaga ahita agenda bibera ubwira kabiri ibyari bibabereye iminyuma ngo babera ngo umwijima ibyari bimeze nk'imisozi kuri bo ngo bageze hakurya bararirimba uzi ko Marayika ashobora kuza Imana igatabara umuntu bugacya mu gitondo aririmba ngo Miriyamu yageze hakurya bumuhanda atarigeze abaho ariko muzi ikintu gitangaje ziriya nzugi zikinguye zose zari zirimo abanyururu ntabwo ari Petero none se Marayika yaza mu Rwanda agakingurira umuntu umwe gusa ntabwo ari bo bonyine bari bafunze ariko nta n'abanyururu babuze hagiye Petero wenyine wari uri muri gahunda niwe Marayika araje Imana ishimwe zikinga ikuramo umuntu wayo ngo Marayika aramujyana amugejeje ahantu nawe ngo aramubisikira ati ngaho genda jya muri bene wayo baravuga ati umuntu twamenye bwarekeye mu gitondo reka nkubwire basanga inzugi zirakinze cyane n'abandi ariko rero Marayika yagiye asura abantu benshi uzi ko Pawulo na Silasi nawe niko yabatuye ngo bigeze bigira muri gereza bagezemo baravuga ati rero twebwe twari tubeshejweho no gufashwa n'ubundi tugahimbaza ati nta kindi kintu cyaturengera aha ngaha reka twifashirizwe ngo mu ijuru barabimenya bohereza Marayika ati habaye iki simbuka ngo bamanutse basanga bahimbawe ngo abantu bameze neza ngo gereza ngo umucyo ubamo mwinshi irakinguka ngo bageze hanze ngo umuzamu aravuga ati rwose bene da mbigenze ne twabakingishije ingufu ariko bazitwaye bakansiga ahangaha muvuyemo gute mbega igitangaza Marayika yakoze bari barafunze Pawulo na Silasi imfunguzo umuyobozi wa gereza arazitwara abarinzi ngo basigara bifashe neza ariko ngo bagiye kubona kwera Marayika babona babagabo bari hanze bagati bene da twiyahure dupfe bigenze ziko Imana igiye gutabara umuntu duteze amatwi abantu bakazajya bamaza ati wabigenze mbese ari wowe ni wowe warangwa ntabwo ari wowe mwikwigira nabi twese tugize iki turahari bari bati none dukora iki yego bagabo bene da tidukora iki mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite na baze turayishyizemo amina Imana ishimwe Marayika bati kuva ubu ngubu sintinya ibizabera sinenye bizabejo ibyago cyangwa amahirwe nzi byose kw'Imana ibiri
tegeka kwiganyira no kubusa beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite. amen amena babantu batasinziriye ntabwo bamfite dushobora kugendana ariko hari abanditse SMS mana nyagase umwe yagize ati mwiriwe muvuga Imana neza ndabona hari umunsi itazakomeza kubyihanganira Marayika Kibirindure ariko rwose Marayika Kibirindure namara kukibirindura cyicare ariko bakacyicaraho Marayika akavuga ati nubwo bacicaye cyabirindutse yewe muraho nafashijwe noneho hari agakorasi bakundaga kuririmba turi mu hantu mu cyumba cy'amasengesho nijoro bakavuga kanguka murinzi we dusenga yo gukesha ubu rero twagakwiye gusenga nayo gukesha cyari bivuze ahubwo twagakwiye hari umunsi umwe rwose tuzasenga yo gukesha tugasenga yo gukesha ubu ni ya saa cyenda Marayika akamanuka abirindura igitare akacicara bakabishyiraho bakavuga ngo bizakora kuri majyaruguru ni igitare tumushizeho ariko uzi ukuntu bigendaga Imana izi bikora bagihari bakibireba bakavuga nagaziga umwana wawe akiga bagihari bakireba ikoraga imirimo n'ibitangaza none bagahita bahindura amagambo ariko uriya mwana w'amajyaruguru yize kubera icyo ubundi ibyageze mu gihugu twaravuze ko ataziga tutakiriho ahubwo bakavuga ngo nawe ubwawe ngo ntawe uzikamira nayimbwa ntigahita igukamira y'inka hari ukuntu Imana izi ibigenza neza Imana yabihagarariye igihe iraje ibigenza neza ihindura ibyanza guhinduka ku muntu wese bashyizeho igitare Imana irakibirinduye mu izina rya Yesu amen Alo oui shawazamuye ubu turi kugendana n'abihuta usubije inyuma nka kilometero nk'ijana yego nawe vuga cyane genda murenge ibuta ye baba mbega ibintu ngorewe uyati ndabona hari umunsi itazakomeza kubyihanganira ni sirikare kimisagara yego ntago izabyihanganira mbese mu yandi magambo ni kubw'imbaraga si kubw'imbaraga aro oui Steven Karame Yesu nashimwe Yesu imbazwe cyane Marene ego Yesu nashimwe himbazwe ukuri mwanga tugereyo rwose Marayika w'umucyo Kibirindure namara ku Kibirindura cyicareho haleluya amina nakibirindire mu izina rya Yesu cyicareho ijoro ryiza rero kandi turabakunda turabishimira Imana ibahe umugisha murakoze amina urakoze cyane rwose manange Marayika naza akicareho alo yego muraho cyane yego mwana sefiwe amina twafashwe cyane rwose Imana ibahe umugisha pe amina Imana rwose biranduye ibitare ibitare byinshi ikibirindure kabisa rwose hari abantu benshi bafite ibitare bagiye babashyiraho bakabatereka bakabaho Imana ibi biranduye rwose ibirindure byicarire rwose Imana ibyicareho kabisa rwose ibyicarire no kuri insubiza gushumba ubwicarire ubushomeri bwicarire inzara bwicarire amina ntago ari Imana ni Marayika ko n'utuntu toto itakwimanukira yohereza abantu bubitse ku bantu biranduye kandi
yice kandi abyicareho abantu babohoke imitima abantu babohoke ibintu byabo babuze byazimye bibohoke bipfundurwe mu izina rya Yesu amasezerano abasohore abantu ababuze urubyaro babone urubyaro abafite ubuveho abafite ibibazo by'amadeni byishyurwe abafite abanyeshuri biga babone minerivare abakene babone ibyo kurya abashorera ibyo kurya abyicareho abyicareho mu izina rya Yesu Yesu abumurishaga Imana abumurishaga murakoze cyane turabakunda pe murakoze cyane asante cyane igitare cy'uburwayi Marayika amanuka akibirindure akicareho igitare cya kanseri kiveho igitare cya diyabete sha akibirindure igitare cya sida abantu batwite inda zivamo hari ngo n'abatwite inda z'amezi 20 hari abantu batwite inda zivamo Imana ikigenda yicare kuri iki kibazo mu izina rya Yesu yego umwana nyina yamutwite tutabizi yego noneho amadamu agiye gusenga Imana yamubwira ngo ufite imbuto mu nda yego ikintu cyantangaje rero kubera abakonikoni nyine cyangwa se abantu bo mu isi abakonikoni nabo ngabo nibo ariko Imana iyibona mbere iratubwira ngo nzigaragaza nk'Imana utyo yego yamutwise amezi 12 yewewe ikintu cyantunguye rero igihe cyo kubyara cyarageze ajya kwa muganga ageze kwa muganga bamubwira ati ndamwijyaniye ongera ndi umumotari ntwara moto umukora n'undi muhanda cyane rwose numujyane kwa muganga ati turabona ibintu byose byo byangombwa byamyo byabonetse niba ari hafi musubize mu rugo niba ari kure mugumisha hano yego dusubira mu rugo bitabyiburuka birahagarara ayiwe ukwezi kwa 10 ukwa 11 ukwa 12 noneho ndi mu masengesho ariko gatatu nyakora mfite umudugudu nayoboraga yoboye amasengesho umuntu araza amushyize hamwe ati madamu ari hano ati mugaze musengere yaraseze hamwe ngo mu minsi 3 wizere ko madamu arabyara yego ikintu cyantunguye rero mu minsi 3 hari kwa gatatu niko twasenga ku mudugudu kuwa gatanu nijoro nka saa nk'iki nibwo natashye ngeze mu rugo madamu yambwira ati aranginguye nta kibazo amaze gukingura ngo ndandoga amaze koga ndaryama hagiye gusiza hamwe ati byukuyane kwa muganga yari yaje ntiburetse ntiwendera hajya n'ubuce wawe njyanye ndagaruka reka niryamirira niwe ati buriya mwenda mu kuvuga ngo uriya mwenda umwana bageze hasi Marayika yari yaje Marayika yari yamaze kukibirandura kera bahari ubwo rero mu by'ukuri Imana ijya kujya muvana buriya mwamuhoza ahantu amina mwamuhoza ahantu buriya nezererwa Imana nk'urukuru muvuga Imana amina muri make uwo mwana uyu munsi namutanzeho icyacu neza cyane rwose ni uw'Imana n'itorero rirabizi ko ari uw'Imana amen niwe Samweli alo oui kuri urwo rutare niho nzubaki amen urwo rutare rwo tugomba kubakaho urwo kuko baravuga ngo wubatse ku rutare nyine ayo watakomeye urutare ni Kristo yego urakoze amen bivuze ngo Marayika araza abirindura igitare arakibirindura amaze kukibirindura acyambura ububasha akicaraho kugira ngo nyine agaragaze yuko agifiteho ububasha acyambuye ububasha yego haleluya amina yo natwe igitare Marayika arakibirandura oya nta kibirandura cyicareho abirandura kanseri y'inkondo y'umura pe inka yanjye numva benarisa ntabwo twari tuzi ko byashoboka ko numva Yesu ari mu kazi yarakibirandura umubyeyi wacu arakiraherwa ubu ngubu arashima Imana we twari twarihebye twari tuzi ko byashoboka ariko umwami Imana araza agahirika igitare ibyara Marayika w'umwami Imana nuko arahabwa icyubahiro araza yego urumva ukuntu abibirindura
arabirindura atitaye ku bunini bwabyo, arabibaza ngo wa musozi we wiyitiki. Hello. Alo. Oui. Mwiriwe. Yesu nahimbaza. Amen. Igitare Yesu ajya kibirindura. Ajya kibirindura atakirebeye izuba. Nanjye nahuye n'ikigeragezo sinzora igihe kingana n'amezi 3. Ayiwe. Ariko Yesu yankoreye imirimo. Yego. Arangenderera ubu nta nyifite. Yesu nahimbaza. Yarayimaze. Yarayirangije nta Marayika inzara yari yarakurariye. Inzara yari yakurariye mu gitondo rwose, ariko yabigenje neza ndamushimira. Amen. Marayika ajyaza akatugenderera. Amen. Agahindura akayicarira gacika. Mugira ijoro ryiza. urakoze cyane Uwiteka kugira neza. Yicarira inzara mu izina rya Yesu, icike mu ngo zabo. Ntabwo yabahamagariye kugira ngo ibababaze. Oya. naho ngo uyareka umuntu ikintu tumenye yohereza ijambo ryayo rikarema. Erega wahoze ubivugaho, wahoze uvuga kuntu maboko yari mu kanwa kayo. Nanjye ndabyumva, uzi yuko neza na mbere hose yavuze ngo habeho ibyo gusa. Habeho byonyine. Alo. Iryohereje birarema. Alo. Yego. Mwiriwe. Muraho. Yego. Ninde uri he? Boston Gasanze. Yego. Ndakunda cyane. Urakoze. Marayika arakibiranduye n'ukuri. Akibiranduye mu izina rya Yesu. Haleluya. Akicarire. N'ukuri. Akicareho rwose, acyambura ubutware. Arakumva. Ndakumva nakwikirije. Yego mukomere n'ukuri. N'ukuri. Turakurikiye. Yego murakoze. Arakoze cyane uwo muvandimwe. Nuko rwose uko bimeze, mana yanjye baracyahamagara. Yego. Yego. Yesu ashimwe abavandi. Yesu ashimwe cyane. Nta kibirindure rwose. Nta kibirindure cyane rwose. Ariko mwongeye muturirimbire yandimba 41 yaranshimishije ubushize. Nasezeranye guhora ngukurikira. Rwose muze kuririmba murakoze. Urakoze cyane. Abahungu bacu Kirehe witwa Manzi na Kayitesi dukurikira abantu bari i Kigali Radio Umucyo. Hari abantu muri Sauti ya Mwisho Nyakarambi we baradukurikira. Bo muri Sauti ya Mwisho ndabazi. Bazanasha yongeyo yiryo. Aho no ku mupaka Rusumo yanze. Bose nabone baguye. Baradukurikiye turabaramukije. Turabasuje cyane rwose. Imana ibahe umugisha inshuti zacu, kandi ubwo turimo turegera umusozo. Iyo ndirimbo kugira ngo tuyiririmbe, uyu muntu usumwe mwuka byaramenda mugirane. Iririmbe se tuzayibaririmba. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe cyane. Alfonsina mu Bugesera kuri jo. Yesu yabirinduye igitare aba yakibirinduye. Yego. Ahita ahindura ibyanze guhindura. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe cyane. Nanjye ndakanena ndi kumva n'ikibazo. Imana ibahe umugisha cyane. Alo. Shawo azamuye ijwi ko kugwa mu biki. Ndagaye nagunemeza neza. Nari ngize ngo nsengere ndi mu bikomeye. Urwaye ibiki? Mbabaje nabyo nicyayi cy'ubusambanyi, ndi kubyumva kimwe n'umuryango. Mbabaje nyine nakizuyemo bitanita, ariko umuryango ndagira ngo nk'icyerekezo cyaho ndimo. Oya nyine nibyo ni ingaruka zabyo, ihangane, ariko Imana iragutabara mu izina rya Yesu. Nyine nani mbabaje umuryango nyuze nyakira. Sawa urakoze. Yaho rero niyo telefone ya nyuma twakiriye, hanyuma tugiye kuririmba yandirimbo gatoya. Yego, igice cya kabiri yenda ni cya gatatu cya cya gatatu. Tushyira ku cya gatatu. Arya ni ko nta 41 agushimisha. Nasezeranije guhora
gukurikira Yesu iminsi yose umure hafi mukiza wanjye mwiza singitinya intambara mbi zose wowe umpagarikiye sinashobora kuzimira nimora nkuyoboka mukiza ijwi ryawe numvise rindutira yose unyongorere mu mutima ngo numvirayo mushya orungiriza ibyo kuninyura kandi uruntegeka uvuge ngo nanjye nkumvire murengezi nizera kandi umpe kungera ikirenge mu cyawe muyobora imbaraga zawe zonyine nizonjya niringira ujya unyobora iyo nzira yawe nyiriho muri iyi si maze uzanyakire mu ijuru mukiza wanyijije. Iyo niyo ndirimbo rwasabye Imana ishimwe ko twibanira ningeragezwa n'isi numva amajwi yanyinginga ngwiteka ngo nkuveho ababisha baranyegera bari inyuma n'imbere nyamara nkwisunge Kristo undinde ibicumuro. Ababisha baratwegereye wasezeranije abagukurikira yuko zabageza mu ijuru bahoraneyo nawe kandi nanjye nasezeranijwe guhora ngukorera umfashishe ubuntu nibambe we databuja wera. Haleluya. Reka abantu bamenye ngo Yesu afite imbaraga zirengeye cyane zisumba cyane ziruta cyane ibyaduhagurukiye zishobora kubirindira icyo gitare cy'ubukene zishobora kubirindira icyo gitare cy'inzara zishobora kubirindira uwo musozi wo kwangwa n'abantu w'urwango zishobora kubirindira uwo musozi w'uburwayi w'ubwihebe uwo musozi wo gutsikamirwa n'ibikwambura ibyawe no kubura ukugira ibikwambura ibyawe ukabura ukugira mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo Yesu arabishoboye bakwizere Yesu wowe wenyine niwe wabishobora mu izina rya Yesu. Buriya nyina wa Mose yabuze uko agira amubara akatakira mu rufunzo ariko ubirindira igitare anyura ku mukobwa wa Farawo yego araza arakibirindira mu izina rya Yesu. Reka twakire umukozi w'Imana adusengere. Reka dushimire Imana yego tuyibwire ko bigishoboka cyashoboka. Turagushimiye mwami Yesu. Ntabwo tuvuga uko utari tukuvuga uko uri. Ijambo ryaravuze ngo uko wari urejo n'uyu munsi ni kuri ni nako uzahora iteka ryose. Mubembe wamunyuzeho mukoraho arakira wa 38 wamukozeho arakira ku gitare
warakibiranduye ukicaraho. Lazaro amaze 4 warahageze birasobanuka. Umuntu wese uduteza amatwi ikibazo amaranye igihe kirekire ntugitinya mwana. Ibyo abantu batitayeho wowe ubyitayeho. Haleluya. Aho umuntu batifuza ko kumugeraho wowe umugeraho. Gera kuri uyu muntu kuri mushiki wacu na mwene data. Umuntu wese uduteza amatwi ubirandura igitare kandi ukicareho. Icyo ngushimiye nuko uzabanyuraho ugakora bahari bakazamenya ko uri Imana yakoze bakazaba aribo batangaza itangazo ryiza. Igihugu cy'u Rwanda ugihe umugisha. Uturindire imbibi z'igihugu uzihagarareho cyane. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Si n'u Rwanda gusa na East Africa n'isi yose. Ibihugu birimo intambara n'amakuba urinda abantu bawe ubirandura igitare. Hari ahantu wakanda ibintu byose bikazima, hari naho wakanda ibintu byose bikaka, kuko iyo uvuze biraba wategeka bigatungana. Umugisha ubuyobozi bw'iyi radio kandi umugisha natwe nk'abakozi bawe wakoze kuturinda tuza unaturinde tugenda. Amahoro yawe utanga asumba y'abisi batanga n'ibishobo uyaduhane n'abera bose mu izina rya Yesu. Amen. Imana nibaha umugisha abakozi b'Imana. Reka twakire contact zanyu ubundi dusoze twihuta. Nitwa Jean d'Amour Bizimana ndi umukristo kuri ADPR Nyarugenge. Nimero yanjye ni 078 38 28 048 078 38 28 048. Urakoze. 5 5 7 0 7 0 5 6 50 Mushumba. Yego. 0 7 8 2 50 38 04. 0 7 8 2 50 38 04. Izo nimero zose ziboneka kuri WhatsApp. Ubwo rero rwose kandi ndabasaba ikintu kimwe nyabureka. Abakozi b'Imana ntibaba bipa. Mujye mu ngurinde uko nimero yawe ngibonye muri telefone nanjye ngurinde ubundi. Nago rwose abarukuba nago arukurenganya abantu biterwa n'igihe umuntu arimo. Kandi gukorera Imana no kwemera no kwihangana. Niba natubipa tuzabahamagara. Nutwandikira na message tuzabasubiza. Kandi na Yesu nawe arabakunda. Murakoze cyane. Ikiganiro yari special night ubwo tuzongera ubutaha ku munsi nk'uyu kuri radio nyine. Reka mbabwire ngo Imana ikomeze kubaha umugisha. Nanjye na Steven, bye bye.